Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushobora gukora fake chat cyangwa se texting stories z'ibyamamare runaka. Ujya ubibona ku mashusho media menshi atandukanye, ukibaza uburyo bikorwa, ariko muri ino video nicyo ngiye kukwereka uburyo nawe ushobora kubikora mu buryo bwiza kandi bwihuse. Uraza kuri Play Store cyangwa se App Store, uyifungure, nimara kuba yafunguka uraza hano muri search, usanzwe usacingira hano natunze udufresh tubiri, ukandeho gutya ubundi usacinge application bita texting story. Ushobora kuba kwandika text story cyangwa se texting story, byose barabikwereka, hanyuma ukaza ukayandikamo neza. Dore n'iyi ngiyi bahise bayisuggestinga, hano natunze udufresh tubiri, urandika rino jambo iri ngiri nk'uko ryanditse, hanyuma urikandeho gutya, uraza guhita bakwereka ya application. Dore n'iyi ngiyi natunze agafresh, uranasanzwe nyikoresha. Hanyuma wowe uraza gusanga hano handitse ngo install, urabanza uyinstallinge, nimara kugera muri telefone yawe ube wayikoresha. Ku bamaze kuyinstallinga tugiye kuba twakanda kuri open. Numara gukanda kuri open uratungukira ahantu hameze gutya, baraza kuba bakwereka ngo Jessia ndetse na Alex, ariko wowe biraterwa na chat ugiye gukora. Hano handitse ngo Jessia, hano handitse Alex. Hano bivuze ko Jessia ari we ugiye kuba yakwandika, Alex nawe akaba yanditse cyangwa se akanduza kwandika asubiza Jessia. Hanyuma rero wowe kuko utagiye gukora ino chat bitewe na chat yawe wifuza kuba wakora, uraza ukande hano handitse ngo edit names, ukandeho gutya. Numara gukandaho urahita uza hano handitse ngo Jessia, hano natunze agafresh, ukandeho gutya ubundi ubisibe. Tuvuge urugero, wenda ngiye kuba nakora chat wenda ya Nyakso wenda na Patino n'urugero. Hano ndahita nandikamo wenda Nyakso, mbyandikemo gutya, nindangiza nanone nzi hano handitse ngo Alex, ahangaha naho nkandeho gutya, naryo ndisibe nandikemo Patino. Okay, nindangiza ushobora kuba washyiramo wenda n'abantu batatu cyangwa se barenze, kuko hano uri kubona handitse ngo Logan, hano ku mwanya wa gatatu handitse Logan, hano handitse ngo add name. Ushobora kuba wakora amazina arenze abiri, bigaragara wenda ko abantu bari muri groupe cyangwa se bari kuganira ku kintu runaka. Hanyuma rero twe tugiye kuba twakoresha Nyakso na Patino. Hanyuma uzi ko kuri chat za WhatsApp haba hagaragaraho ifoto, uri kubona ko hano nta mafoto arimo y'abantu, ahangaha uri kubona ko nta mafoto arimo. Hanyuma rero ushobora kuba umaze kubikora gutya, ushobora kuza kuri Chrome cyangwa se indi browser cyangwa se kuri Freepik, maze ugasacinga amafoto kugira ngo ube wayabona. Usacinga wenda Nyakso, tumusacinge turebe ko twabona yenda ifoto yiwe. Nituyibura turaza kuba twareba indi dukoresha, kanze kuri image. Hanyuma wenda tuvuge urugero ko tugiye kuba twadownloadinga nk'iyi ngiyi, ikandeho kandi kuri download image, ubona ko yamaze kuba downloaded. Dusacinge na Patino, tuze kuri image, then nawe tumanuke hano hepfo turebe ko twaza kubona ifoto yiwe twakoresha. Wenda tuvuge urugero iyi ngiyi tuyidownloading, yamaze kuba downloaded. Hanyuma tujye dusubira muri ya chat yacu muri application, tuhite tuza dukande noneho hano kuri no profile iyi ngiyi, tuyikandeho gutya, tuhite tuza hano handitse ngo from gallery ku iyi option ya gatatu, iyi ngiyi natunzeho udufresh tubiri, ikandeho gutya, ujya muri gallery yawe, urakora allow, hanyuma uhita uhitamo Patino. Ushobora kuba wakropinga, numara gukropinga ubona ifoto irimo neza, uraza ukanda hano kuri V, kandeho gutya, urabona ko yamaze kujyamo. Hanyuma hano Patino tumushyize kwa Nyakso, reka wenda tuhite duhindura izina,
hano dushyiremo patino, hano twandikemo nyakso. Hanyuma none turongera dukanda hano kuri image ahangaha kugira ngo dushyiremo, tujye muri from gallery tujye dushyiramo nyakso, dukanda hano kuri v hano hejuru ahangaha, kandi gutya nako ifoto yamaze kugeramo. Hanyuma ubwo turasubira muri background yacu, ubona ko handi hari Nyasi ndetse na Alex, hajemo patino ndetse na nyakso. Hanyuma iyo turimo hano twivuga ngo patino niwe agiye kwandika, ahangaha turakandaho gutya hano kuri message wenda twandike ngo hello ni urugero. Numara kubyandika uri tukanda kuri kano kantu ka send, kano kari hano ku ruhande akangaka, gutya nako yohereje ubutumwa, nako ya foto yitizaho. Hanyuma nushaka kwandika nka nyakso, tuvuge ko nyakso ari wagiye kuba yamusubiza, uraza kandi hano gutya nyakso ahita yandika wenda nawe uhaye, wenda hey ni urugero. Nanone uhita ukanda hano kuri kano kantu ko hirya kandi gutya wenda n'urugero. Hanyuma rero hano ngira ngo uri kubona uburyo ugenda wandika, ushobora kuvuga ko bagiranye ikiganiro runaka ari ibintu bavuzeho, ukagenda ubyandika. Wenda tuvuge urugero ko patino agiye kubwira nyakso, avuga ati nyakso ndashaka ko dukorana, wenda dukorana comedy, hari project, wenda hari projet mfite. Ubundi ukahita none ukanda kuri hano, ubwo ni nyakso yaba agiye kwandika, hano ni nyakso yaba agiye kwandika. Hanyuma iyo ushaka kweditinga uraza ukaba wajya hano ukagira gutya ugatuma wenda patino, wenda tuvuge ko ari nyakso byanditse, ukanda hano kuri send, hano watunze agafresh, kanda gutya patino ndashaka ko dukorana comedy, hari project mfite. Hanyuma tuvuge ko wenda patino agiye kumusubiza, nanone uraza ukanda hano kuri no ruhande rw'ahangaha, ukandaho gutya tuba ati wenda ko yese amubaza ati ni projet bwoko ki, ugahita akora send. Nanone nyakso yawe agiye kwandika, ukaza ugahita akandaho hano hejuru, ntuhita ukandaho gutya ukavuga ati nzakubwira twahuye tubivugane, wenda tubivugane neza, ugahita ukanda send gutya. Noneho hano iyo wamaze kuba wakora chat, we n'ino chat wenda nkoze kugira ngo mbere ku buryo bikorwa, ariko we nuba wamaze kubikora, uraza ushaka guhita ukora video nko kuri aba babikora, urahita ukanda hano handitse ngo create video, kandi ukurikiye kuri create video, ubundi utegereza akanya gatoya ariko biri kurodinga. Guys, waba ukora subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza tukugezeho za buri munsi. Niba ari ikibazo ufite byandika muri comment tukagufasha. Hanyuma rero na covid ubu iri kugenda yikora, ubona ko igiye kurangira, urategereza ikarodinga video maze ikaba yarangira kugira ngo ubashe kuba wagize muri telefone yawe, ube wanayiuploadinga ku social media. Ukora na ko video yacu rero yamaze kwikora, ngira ngo uri kubibona. Patino yanditse ati hello, nyakso ati hi, ati urabona ko kumwe twabyandikaga ko ariko biri kugenda biza, na editor wagiye ukora byose biragaragara. Ushaka kudownloadinga video yawe, uraza ugahita ukanda hano hejuru kuri kano kantu ka download, ukandaho gutya, ugahita ukanda ngo video saved to gallery, ugakanda kuri OK.
hanyuma tugahita tujya muri galeri yacu cyangwa se file yacu kugira ko video yamaze kugeramo, ubona ko video yamaze kuza kugira ngo muri kuyibona. Hano rero ushobora kuba wayikoresha kuri social media zawe ushaka, yaba YouTube cyangwa se ahandi, kugira ngo uri kubona ko video yamaze gukorwa neza. Ni buno buryo rero babikoramo. Nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tukugezaho. Haba uri ikibazo cyangwa se ibitekerezo ufite, byandika muri comment tukagufasha. Ubona ko video rero twamaze kuba twayikora.